twese twikirize cyane ngo amen. Ngiye kuvuga kugaruka kwa Yesu. Ni ibintu abantu benshi bumva gakeya, ariko twongere tubisubiremo tuvuge cyane ngo amen. Duhurire kwaruka ibice 17 26 tugeze 32. Ruka ibice 17 duhere ku murongo wa 26 tugeze 32. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizana mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijoro biragwa birabarimbura bose. Nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. Nuri mu murima nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke muka Loti. Dusoreze mu byahishuwe. Igice cya mbere umurongo wa 7. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amaboko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amen. Mbona mwazanye udukarama benshi ndukaye, ni byiza. Imana ishimwe. Ndabakire mu ijambo ry'Imana kandi Imana ishimwe. Mu myaka 3 n'igice Yesu yabayeho atangiye ivugabutumwa, ajya kugenda yavuze amagambo akomeye ayabwira intumwa cyangwa se n'abandi banyamadini bari bariho icyo gihe. Igihe cya Yesu hariho abanyamadini benshi, cyane cyane abo muzi n'abasadukayo n'abafarisayo. Hari n'ayandi madini umuntu atakwirirwa arondora ubu ngubu. Umunsi umwe rero Yesu ari mu giterane, abafarisayo baza kumubaza amashira kinyoma, ibimenyetso bifatika, ikintu gifatika gitandukanye n'ibindi babonaga byo kugaruka kwe. Ku murongo wa 20 kiriya gice cya Luka ibice 17 baramubwira ati tubwire ibyo bizaba ryari, ikimenyetso cyo kuza kwawe ni iki, ngo tukitegure tube tayari. Ese uwo munsi amaradiyo azaba ariho cyangwa se ibindi bitangazamakuru bizabitangaza mbere? Ese amasitade azaba yarimbye cyangwa se bayasukuye? Ese hari ikintu do special kidasanzwe kizaboneka mu kuza kwawe? Arababwira ngo uwo munsi uzabusa n'iyindi. Haleluya. Uwo munsi uzabusa n'iyindi. Araterura rero, aterura amagambo akomeye yishingikirije ku isezerano rya kera. Aravuga ngo ndababona abafarisayo, ndababona abasadukayo, namwe bandi mwirwa munkurikiye. Icyo gihe hariho amadini atandukanye yasomaga mu mitima, ariko ababazwa nuko agiye kugenda batamuzi, batamwemera, bataramwizera. Atangazwa no kugaruka kwe uko bizaba bimeze. Abaje gusenga haleluya. Aravuga rero ngo ubwami bw'Imana bwamaze kuza muri mwe, buri hagati muri mwebwe. No kugaruka kwanjye rero nta kintu kizaba kidasanzwe, kuko byari biri mu minsi ya Nowa.
niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe bararyaga, barabibaga, bakoraga imirimo yose kugeza igihe umwuzure ubarimburiye bose bararimbuka. Yabonaga uburangare bukomeye. Imana yacu idufashe cyane. Imana imaze guhana isi kabiri, ishigaje rimwe. Imana imaze guhana isi kabiri, ishigaje rimwe. Abo mu gihe cya Nowa yabahoye iki? Nusoma mu bice 6 by'Itangiriro ngo yabahoye ikintu gikomeye cyitwa ububi, ubugome. Ngo bari abagome. Abantu bo mu gihe cya Nowa ngo bari abagome kugeza igihe Imana yicuza icyatumye barema. Ngo bari abagome. Abantu bo mu isi benshi basigaye ari abagome. Ngo bari abagome ku rwego ruhambaye. Imana ifata icyemezo cyo kubarimbura, ariko ngo irokora Nowa. Haleluya. Ikoresha inkuge, ariko gakiza kacu ko uyu munsi. Imana ishimwe. Ngo bari abagome ku rwego Imana ibyicuza. Mu minsi ishize naragiye mpura n'abantu bahuye n'ubugome, bakorewe ubugome, abagome. Nahuye n'umugabo umwe, nari ngeze ku Kinamba muri kaburimbo ngenda. Arambwira ati Bosco hagarara nkubwire ibyambaye. Umuntu yankoreye ubugome. Ese byagenze bite? Kandi ubwo ngubwo afite amanyama, afite amahane, afite mujinya, afite agahinda, yarayekenyaga akiterura akikubita muri kaburimbo. Bati nuri cyamunyereka we, cyamunyereka. Uzi ibintu yankoze. Yaje ari inshuti yanjye magara y'umuryango, ashaka kuguza banke ngo atere imbere. Njyewe n'umudamu turabimwemerera, adusaba ko tumutiza inzu yacu. Atweretse proje afite kubera ubucuti twari dufitanye n'ubunyangamugayo twamubonagaho. Tumutiza inzu yacu njyewe na madamu. Uzi icyatubayeho? Ati cyamunyereka ngo urebe. Njye cyamunyereka. Ubwo kandi polisi yari hirya. Ati cyamunyereka we, cyamunyereka. Mushinga amenyo. Ese byagenze bite muvana? Bati twamaze kumuha inzu, arayipoteka arayigwatiriza, amafaranga arayabona. Aho kugira ngo yishyure inzu dusubirane ibyacu, ahita yigira Uganda. Ati none ubu ndabwera turakodesha njyewe n'umugore. Kubona ubukode ntabwo byoroshye. Katariki cyamunyereka we. Agahinda ke nabuze uko nkamuvura. Kwa nongo bari abagome. Gihe cyane ngo abantu bari abagome. Buri umuti namuha uretse Yesu wo muri ngoma abaje gusenga. Haleluya. Ngo ntago wabona ikimwomoza. Sigara agenda yivugisha mu muhanda yibaza umuvandimwe inshuti magari ibyo yamukoze. Ndongera mura n'undi umubyeyi arambwira turamukozi w'Imana ntindaho. Arambwira ati nundeba ukuntu umeze, imikori n'iminkanyari n'inzara inyishe igiye kunshamo. Hari byagenze bite mu buzima? Ati nakorewe ubugome, bankoreye ubugome. Arambwira ati mukozi w'Imana nari nagize umugisha nishakira umugabo mwiza. Naje i Kigali nishakira umugabo mwiza. Umugabo wanjye yari mwiza, twuzuzanya. Ati hanyuma rero maze gutera imbere, maze kubona amazi, urugo rwanjye ruteye imbere n'umutware wanjye, njyaho ndashebeka ninjye wikozeho. Bigenda bitatu naramubwiye ngo nazane murumuna wanjye, nagucura murumuna wanjye twose mubwo maze gutera imbere dusangira ibyiza mbonye. Atari ko nikozeho.
twari imfubyi twembi. Nibuka karumuna kanjye kasigaye iyo ngiyo katarya katanywa, ngira ngo kazaze dusangire imigisha niboneye i Kigali. Ati ndagenda ndamuzana, ati ni ngewe wikozeho, agaturika karira. Abantu ngo nabagome. Ati si byabaye umukozi w'Imana ni biki? Ati yaraje biteye kabiri, ati yantwariye umugabo we, agaturika karira mu muhanda. Ati yaramujyanye, baranyirukanye, ntaho nabona mbariza. Abadamu bo basigaye banabana n'abagabo badasezeranye, ntago yabona ikimurengera. Cyo gihe agenda nk'umuntu utagira 12. Arati umwene mama ni uri mu byanjye, inzara iranyishe. Yagendaga yandika 8 mu muhanda, yandika 8. Uwo ngo ni Yesu wenyine wamufata, ni Yesu wenyine wamufata. Yarakomeretse bikomeye. Kwa Nongo bari abagome. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati kandi ndabona kugaruka kwanjye nzabasanga mu bihe bidasanzwe, nzabasanga mu mwanya utari uwanyu. Ariko Kristo Yesu aturangaje imbere. Haleluya, haleluya. Bari abagome, Imana ibarimbuza umwuzure bose. Ni Yesu yavuze ati ndabona kugaruka kwanjye kwatungura abantu benshi cyane. Arongera kandi ubugome biri mu isi, ubugome ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Avuga ni Sodomu ni Gomora. Iyo nindi shuri Imana yabahannye isi, ngo yahanishije umuriro n'amazuku. Bazize ikibu, ngo bakoze ibyaha ndenga kamere. Sodomu ni Gomora ngo bagize ibibi, ngo kugeza ubwo haregwa abaho bake basigaye bera bakajya barega Sodomu, ngo kugeza ubwo Imana yimanukiye ituma abamarayika kuza gutata ko ibyo bahavuga ari byo. Ngo bageze ubwo bakora ibibi, kugeza ubwo nubisoma mu bice 18 by'itangiriro, ngo kugeza ubwo bagenda basura buri rugo bareba abashyitsi bahaje ngo babafate ku ngufu. Ngo hari ubutinganyi buteye ubwoba, ngo hari ubusambanyi buteye ubwoba Sodomu ni Gomora. Ngo kugeza ubwo mu ijuru bamenye ko haregwa baza kwirebera. Abo batasi baje b'abamarayika ngo baraje bahura n'akaga bageze kwa Loti. Hari abagabo b'i Sodomu ngo bashatse kubafata ku ngufu, barati turabyiboneye. Ngo barangije bafata Loti, ngo bazize ubusambanyi bukomeye. Si ya none ifite ibyaha byinshi bikomeye. Iki Pawulo yakivuzeho mu Bakorinto ba mbere ibice 5. Aravuga ati inkuru yanyu yaramamaye, yageze hose. Usiko bambwiye yuko n'isano mutakireba mwa Bakorinto mwe. Umuntu gufata mukase akaryamana nawe, namwe muri yogeza mubigira ubutwari, mubigira ibintu by'ishema, kugeza ubwo abantu bakora ibyo byaha ntibarobanure n'isano. Aravuga ngo kwirata kwanyu si kwiza. Sodomu ngo bari babi. Imana yacu dufashe cyane. Bari babi ngo bagira ubusambanyi bukomeye. Babyeyi ni mureba abana banyu b'abangavu, babyeyi ni mureba abasore banyu b'ingimbi. Abana iyo ngiyo bahuye mu bitaramo, abana bakavuga ibyaha bakora, bamwe na bamwe mu bitaramo bakavuga ibyaha bakora naho bagejeje intera yo gukora ibyaha. Hakavamo kamwe rudara bati ngiye ibyo muvuga ntago mbizi, ngo baramuseka cyane. Uzi ukuntu bamukanga se, uzi ukuntu bamufata nk'umuntu w'injiji. Umwana w'imisi utariyanduza baramuvuga ngo se waba utarakora icyo cyaha, niba utaragikora ntago uri muzima. Nyoko araroga, nyoko yarakuroze, nyoko na so araroga. Kuba utarakora icyo cyaha, utariyanduza, utarangiza ubwari bwawe, utarangiza ubusore bwawe, nyoko araroga. Ntago bibaho. Ako gatoya, ako kamwe rudori gasigaye kaba ariko cyo kibazo. Kwisi bimaze kuba umuco, bimaze kuba ubutwari. Imana yacu dufashe cyane. Nimvuga iby'isodomu kandi uraza kujyayo,
we kureba iruhande rwawe, we kureba haruguru y'urugo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Abaje gusenga haleluya. Nagize umugisha nababonye, maze nagize umugisha nababonye, bagira ngo se ndibabwire ngo mukubite mu kiganza gatandatu, bagira ngo se hari ibindi ndibabwire, ndababwira ibyerekana kuza kwe, ubundi twitegure tuzasanganira umwami. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Nagira ngo ni ibyiyo ntago bikomeye. Umunsi umwe njya kwigisha hano, ndangije kwigisha, ndi muri niba turi ahantu hamwe, ndangije kwigisha, ijambo ry'Imana rikora ku muntu umwe umusore, ndabyibuka. Arambwira ngo mukozi w'Imana ndagushaka wenyine. Anjyana mu nguni, ndi muri niba turi ahantu hamwe. Arambwira ngo wigishije nsanga ndi umupagani mu rwego rurenze. Arambwira ngo ndashaka kukubwira ingorane nagize. Ubwo nibo kubwira urubyiruko cyane cyane, ariko nawe urungano rwanjye ntago borohewe. Ubusambanyi bwo mu minsi y'imperuka, ku matelefone, ku maporunogarafi, biteye ubwoba. Nimubona abantu batuzura umwuka wera ntimukagire ngo bafite ibihato byinshi bibabuza gutera imbere mu mbaraga z'umwuka. Arambwira ati mfite icyaha gikomeye, ariko ikimbabaje ngiki, urigishije numva ndi umupagane mubi. Uwuhe se? Arambwira ati kuva navuka nitwa njye, nta mukobwa turaryamana, nta mudamu turaryamana, ariko wigishije nsanga ndi umusambanyi mpuzamahanga. Gute se? Arambwira ati telefone yanjye ureba yanzaniye ibyago mu rwego rw'ubusambanyi buteye ubwoba. Nta muntu turaryamana imbona nkubone, ariko mu mahanga afite umuntu dusambana kuri telefone. Ndi mu rwego ruhanitse, ndi mu rwego ruhanitse. Mu mahanga hari umukobwa aramprovoka, aranyendereza, turyamana ijoro n'amanywa kuri telefone, kandi sindaryamana n'umuntu kuva navuka. Uyazakira ati, uyasuzura umwuka wera guti, ku mubiri ntabwo arakora icyo cyaha, ariko mu bitekerezo yamaze kuba mpuzamahanga. Ndamubwira nipfukama ngo usengere. Umugisha nuko yambwiye ko abiretse. Amashyi ku Mana yacu. Abo bana burira ibipangu, abo bana babisesera, muzagende mwirije ku kagoroba, murebe ibyaha bikorwa muri iyi si. Murebe ibyo Yesu yavugaga ati Isodomu n'Igomora uko byari bimeze. Nabo barabibaga, nabo bararyaga, bajyaga mu nsengero, activite zose zigakomeza. Ariko ndatangara ubwo mu maje ngo bizaba ryari ko nshobora kuzagaruka abantu basinziriye, abantu nkabatungura nkuko byabaye kuri aba bavandimwe batubanjirije. Imana nidushyigikire mu izina rya Yesu. Imana nidushyigikire mu izina rya Yesu. Busambanyi bw'Isodomu n'Igomora, bw'Isodomu n'Igomora. Abifotora bari mu madushe bakohereza mu ntara, muzarebe nimugoroba. Abagenti nibwo babona abakiriya, abana bagura utumitiyu, barara badasinziriye, ntawe igisenga, na majoro gusa. Abo bita kananasi, abo bita icyuki, abo bita kaneke, abo bita kanyanya, barara bavuga, abana barara bavuga, bukabakeraho. Buca amaso yabaye ndubaruba. Abasore ngo barara bahinga, bafata amasuka saa 2 z'ijoro, bafata amasuka saa 2 z'ijoro ngo bagahinga, bukarinda bucya. Olala, Sodomu n'Igomora byerekana kuza kwe. Umugabo wasigaye ajya kwitaba telefone abagabo bamwe, akava nk'ahangaha akarundura mu gakinjiro kugira ngo umugore atamwumva. Wafata telefone induru zikavuga, abativuga gahora yaratumvise. Abagore benshi bafata amazina y'amahabara yabo agashyiramo akadege, akamwita akanyenyeri, akamwita agatoki, akamwita akamaramasenge.
ukayoberwa ibyari byo. Tubwire bizaza ryari, uzaza ryari? Aravuga ati nkuko byari bimeze Sodomu ni Gomora, nkuko byari bimeze kwa Nowa, umwana w'umuntu azaza kandi atungurane. Mana yacu dufashe cyane, Mana yacu tugirire neza. Isi ya gatatu izahanishwa umuriro, izahanishwa umuriro, izahanishwa umuriro. Yego, izahanishwa umuriro. Bibiliya itubwira ko impanda izavuga. Haleluya. Abatesalonike ba mbere ibice 4 uhere ku murongo wa 16. Impanda izavuga. Kutike izavuga. Iyo tuvuze ibingibi rero abantu badufata nk'abantu ngo bahabura abantu, ngo abantu ngo twigize abatagatifu, ese uzaburi hehe? Ariko impanda nivuga nzi ko nzumva izina ryanjye nkita. Haleluya. Zikonzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo nakiriye ndamuzi, uwo namenye ndamuzi, ibyo akunda n'ibyo yanga ndabizi. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Aravuga ngo impanda izavuga. Uwo ni Paulo yandikira Abatesalonike. Nivuga rero, impanda nivuga, hari ibintu bizaba kuri iyi si mutagisoma. Ubundi se wasoma guti? Ufite umwanya se? Agatabo k'impanda y'imperuka karahanga muri library. Hari ibintu bizaba. Impanda nivuga. Hamaze kuvuga impanda enye. Impanda simaze iki? Guhitura, gukebura, gukangura, kwirundarunda, kwitegura. Hamaze kuvuga enye. Impanda ya mbere yavuze iya Yohana Umubatiza mu Isezerano Rishya. Yaje avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abaje gusenga haleluya. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru. Abantu iyo tuvuze kwihana ntago babyumva. Imusi ndigisha nitonze nibishoke. Ntago umva kwihana icyari cyo. Babifata nko kwicuza. Mais non, ntaho bihuriye. Action de regret na confession na repentance biratandukanye. Biratandukanye cyane. Kwicuza no guhora wicuza ibyo uzasubiramo. Abantu benshi bahera aho ngaho. Hagakurikira indi ntambwe yitwa confession, kwatura ibyakugoye. Ariko hari intambwe ya gatatu ya rutura, haleluya, yitwa kwihana ibyaha no kubireka. Iyo niyo twateye abakiri umwami, haleluya. Yohana yaje ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nicyo bita kubyarwa bwa kabiri. Singiye kubasubiza ku gice cyangwa kubicyare mu gishya cyangwa guhindukira. Arangije iyo ni impanda ya mbere. Yararangije cyaragenda. Impanda ya kabiri ni Yesu bwe. Yaraje akiza abarwayi. Yaraje naravuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akora ibitangaza, agaburira abantu, amara imyaka 3 n'igice akora imirimo ikomeye, azura abantu, abantu bamusingiza, bamwe bamwemera, abandi bamwanga, arinda ubwo azamuka mu ijuru bamureba. Aravuga ngo uko agiye ariko azagaruka. Twiteguye kuzacira umwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yesu bwe ni impanda ya kabiri ikubwira ngo itegure agiye kugaruka. Impanda ya gatatu yabayeho, yamaze gutambuka n'ukiriho. Isirayeli muzabisanga kwa Matayo, murebere ku mutini. Isirayeli ni impanda ya gatatu. Generali Tito w'Umuroma yaraje abatwara muri 70 nyuma yo kujya mu ijuru kwa Yesu. Hafi imyaka 30 yari amaze agiye mu ijuru. Generali Tito araza afata Yerusalemu, arayisenya. Abisirayeli batatanira mu isi hafi imyaka 2000. Batahutse ejo bundi mu 1945 nubwo basubiye ku butaka bwabo.
icyo gihe bari banyanyagiye muri iyo myaka ibihumbi bingahe. Wari umutini wumye, nta jambo nta gaciro. Isirayeli yarazimye, ariko ngo Isirayeli ni umutini utoshye. Bafite igihugu, bafite kapitali, bafite ingabo, isi yose barazwi, ni ibirangirire. Ni umutini umaze gutoha. Ni ikimenyetso cya gatatu gikomeye kigaragaza ko Yesu agiye kuza. Abaje gusenga haleluya. Ikimenyetso cya kane, nihute nsoze dusenge n'abandi bigishe cyangwa n'indi mirimo ikorwe. Ni ikimenyetso gikomeye byahishuwe 22:17. Umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, barahamagara ngo itegure, barahamagara ngo tunganye bisigaye, barahamagara ngo hari ikimana yagusigarije. Haleluya. Baraguhamagara ngo irundarunde, baraguhamagara ngo uva mu mwijima, bakuraritse nguze, baraguhamagara ngo tunganye ibisigaye bidatunganye. Igihe cyawe ni gitoya, va mu byurimo, shishuka, kanguka, bamaso, wiyobagurika, koresha igihe cyawe neza. Umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, itunganye vuba, kora imirimo yawe vuba, yikorana umwete. Umwuka n'umugeni ni impanda ya kane. Impanda ya kane. Pastor Theogene Nzahukiye ari inshuti yanjye magara, ariko yarankunze cyane, turakundana. Ariko yakoraga ibintu mu myaka nk'ibiri yenda kugenda, yakoraga ibintu utasingira, utakozaho n'imitwe y'intoki. Najyaga iwe kenshi antunguye. Musi umwe yigeze kumfata, arambwira ati ndashaka gukora surprise. Iyihe? Antwara mu modoka anjyana ku nzu hafi y'amabati 20 nangahe. Arambwira turabibona ute seviye. Isaka nakazu kuko yarakodeshaga. Aka nakazu surundarunze kugira ngo uzakazunguza ugacuruze ubona aho uhera wubaka. Arankebuka, naho umwuka arimo kubwira ngo itegure ngwino. Arankebuka arambwira ngo umva vie nawe. Ese nibiki? Arambwira ngo iyi nzu nayubakiye umupfakazi. Ukubaka inzu wowe ntayigira. Arambwira ngo umva vie nawe. Ibyo yambwiraga nabonaga ntabisingira. Umwuka yarambwiraga ngo ngwino, tegure vuba. Ndatangara, ndaruca ndarumira. Yarakodeshaga, afite abantu basaga 40 iwe. Aho kugira ngo yubake inzu ye ajya kubaka y'umupfakazi, naho n'umwuka wamuhaza ambwira ngo itegure. Aramurarika, aramuteguza. Ikindi gihe arambwira ngo harano ushaka ko tujyana i Kayonza. Ngiye ko nabona duhingutse mu rugo rw'umudamu ubyaye rimwe. Arambwira ngo twara tugiye guhemba uyu mubyeyi. Ni mushiki wawe se? Mukiryango arambwira ngo mva vie nawe. Nashakaga kumuhemba nta se na nyina agira. Twajyanye ibintu by'agaciro kenshi, nkararama nkatumutwe, abona ibintu akora nkatumutwe. Kindi yanjyana mu cyahafi guhemba undi n'indi mirimo myinshi. Yakoraga ibintu ubona ko atakirino, naho n'umwuka wa muri yakango ngwino, kirava witeguruze, kirava witeguruze. Haleluya, haleluya. Yambwiye ko yatashe nta kibazo nagize, nubwo nabaye cyane, kuko nabonaga umunsi umwe nigeze kwiherera turi kumwe, ndakibuka ndeba ko umugore watandeba. Tugeze ku nzu yigeze kuri renta yamaze kubaka izabandi, ndamwana ariko ugiye gupfa. Arambwira ngo vaviye nawe ntiwabona ngiye se. Ngiye kumva numva yagiye. Umwuka n'umugeni baraguhamagara ngo ngwino. Ni impanda ya kane ikomeye. Impanda ya 5 n'iya 6 n'iya 7 zizavugira rimwe. Hasigaye rimwe impanda ikavuga. Abaje gusenga haleluya. Kuba mwitonze biranshimishije cyane. None se wabyumva ukiterera hejuru.
reka iyo mpanda nivuga rero ntabwo uwo munsi hazaba habaye umunsi w'ubururu, ntabwo uwo munsi amaradiyo azabitangaza. Impanda nivuga amakorari azaba ari muri repetisiyo. Impanda nivuga amagurupe azaba ari mu masengesho. Impanda nivuga abantu bazaba barimo gusezerana hano. Impanda nivuga imirimo yose izakomeza. Dore uzayumva n'ufite ugutwi k'umwuka, n'ufite ugutwi k'umwuka, ntabwo ari amatwi n'ugutwi k'umwuka. N'uhora yiteguye, n'uhora yirinda ibibi, n'uwitabaza rye rihora ryaka. Amashyi ku Mana yacu. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Kandi izavuga impanda nivuga hazabaho ibintu bitatu. Ngiye gusoreza kuri ibyo. Hazabaho ibintu bitatu. Agatabo karanga muzagasome muri library. Hazabaho ibintu bitatu bikomeye. Icyambere ngo abantu bazubura amatelefone. Abakristo gito, ingirwa abakristo ngo nizo zizatangaza amakuru yabaye, kuko bazaba basigaye mu kanya gatoya bazabimenya. Gutelefona umuntu ukumva ko ahari bamaze kumva ayo makuru. Gutelefona umuntu mugenzi wawe ukumva ko ahari bihwanye nuko yasigaye. Reka twumve runaka nawe yajyaga sita nkatwe. Aro runaka nawe yasigaye. Nawe yasigaye twajyaga tubibona. Byagaragaraga. Mubaze nyira runaka twajyaga tubona nawe sita nkatwe. Aro nawe yasigaye. Nawe yasigaye ameze nkatwe. Nawe yasigaye. Mu telefone nyira runaka. Aro nimero compose yagiye sha. Yagiye n'ubundi twarabibonaga. Haleluya. Ngizaba mwibanga rikomeye, activite zose zikora. Ndabifuriza kuzumva Imana torero. Ndabifuriza kuzumva Imana. Haleluya. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nkuko aboneye. Ikintu cya mbere kizababera batashi, ngo abapfuye nibazabanza ngo bahurire n'umwami mu bicino bazaba bakiriho. Ni uguti kuzabizumva. Kandi ngo abantu bagendana amababa azikunjura automatikoma. Amababa mushumba azikunjura automatikoma. Ntawe tuzajya kuyatira, turayagendana. Azikunjura automatikoma. Ntabwo bizaba kujya mu masengesho y'itatu. Haleluya. Ntabwo bizaba ko waraye mu cyumba. Reka turayagendana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Turayagendana automatikoma. Aturimo. Vedaste. Dufite sample. Dufite sample sagara amagambo tuzaguruka. Dufite sample turayifite. Ntabwo ari amagambo tuzagenda, tuzaguruka. Hano rivuga tuzaguruka. Dufite sample Filipo. Dufite sample Filipo, turamufite muyobozi. Dufite sample witwa Filipo, byakozwe n'intumwa. Ngo umwuka yaramubwiye ngo sanga iriya nkoni iri mu igare. Ibirometero bagiye ntabwo biri bivuga. Yari umukire urimo gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya. Agenda ibirometero ibihumbi n'ibihumbi ageze mu butayu. Amaze kumubwiriza no kumubatiza, umukire aramubwira ati gende rero mvira mu igare. Akazi kararangiye. Filipo ngo arebye asanga ibirometero yagiye ni byinshi. Ngabwira Uwiteka aravuga ati dayo we,
ifuti ndayikura heza kwa kazi nkarangije Filipo ati ndayikura heza. Uzi icyo bishaka kuvuga abashumba? Uzi icyo bishaka kuvuga? Yesu databuja nzamukorera ntacogora. Maze imirimo yo mwisi ajyama ninyirangiza. Itorero nirirangiza imirimo rizaguruka rizagenda. Filipo ngo yarangije umurimo, amaze kurangiza umurimo bamutaye. Arati ndasubirayo nte, Uwiteka ndasubirayo nte. Imana iramubwira ngo reka nkwereke, Umwuka aramubwira ngo reka nkwereke. Reka nkwereke sample uzabwira abanyagakinjiro bazasoma. Automatically ngo amababa muzaho. Aho yarahagaze, Umwuka arazara muri fitinga. Araguruka, Filipo araguruka. Asubira mu Azoto, umunsi umwe tuzagenda batubure. Amashikumana yacu. Nushaka ko tujyanayo. Amashi. Mwiringira ihane kandi hari umuntu ushaka gutera haleluya ngo ayitere. Hari umuntu ushaka gutera haleluya ngo ayitere. Amen. Iyo mvuga ibi bashumba bafite confidence. Naje Nyamirambo kera. Sipiriyani ngewe naje kera. Naje Nyamirambo kera. Naje ndagapagane kavugiriza. Nzi guceza cyane. Mwinzoga nyinshi. Byaha byinshi. Natangiye gukora amafaranga ndi umwana muto. Guhera 8 na 7 narakoraga. Avuye mejo bundi. Nakira umwami Yesu hani 8 n'umunani. Ariko kuva nakwakira uwo mwami yambwiye ko ndi umunyabyaha. Ndihana ndizera arangiza. Ambwira ko azanjyaniwe. Haleluya! Nicyo gituma tugoka tukarwana. Munsi umwitorero rizagenda. Ahubwo kutazabayo ni igihombo. Impanda nivuga abera batashe nabivuze. Ikintu cya mbere kizaba ngo ningirwa abakristo zasigaye. Ikintu ngo bazakora torero ngo bazatura ibyaha neza babivuye imizi. Reka namwe mbarebe ngo abantu bazasigara babaga mu nsengero bacyatsa ngo bazatura ibyaha neza babivuye imizi. Ariko igihe cyageze gute? Naringiye kumera nk'abandi ngo mumbire ngo umunsi wawe n'uyu. Ngo basatura neza. Bibiri iratubwira mu Baroma ibice 6 Paulo yandikira abanyaroma ngo bari abantu bigize abasirimu cyane abanyaroma ngo bashaka kuvuga ko agakiza kabi imbere ngo kataboneka ku mubiri ngo si ngombwa yari torero civilize capital mondiale ngo bagera nubwo birata ngo bararuta abayuda. Ati no ntago muruta abayuda. Abayuda barabaruta mu buryo bwose. Barabaruta
mwikabya namwe mw'abanyaroma mwe ngo mwikabya namwe ngo mumeze nk'abanyamuka ngo musenga nkabo ngo mujye mumera nkabo barabaruta mu buryo bwose. Araba ngo dore ikintu babarusha babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Yego ngo bazatura igihe cyarenze. Niba ari umugabo n'umugore basigaye basenyeraga mu idini runaka nka rya rindi ryiza ufite ngo bazikorera amaboko, buri wese ngo avuge ibyo yakoze, ngo baboroge. Niko twasomye mu by'ishuri ngo bazaboroga. Ayiwe mama runaka we, turasigaye we, n'ukuntu batubonaga mu idini ryacu we, batwubahaga we. Umugore nawe nanjye nuko we, ngo bakebuke binegura atari kubundi wowe usigajwe n'iki. Umugore ati wowe usigajwe n'iki? Ndati ngiye kishagaje mu maruna nagucaga inyuma. Ndati ntawe uzasabira undi mbabazi ngo bigende biteze ko zazashizeho. Umugore nabwe mugati papa runaka we nanjye kishagaje, burya twasezanye nkubwira ko ndi umukobwa ariko nawe ifite abana 3 ku Gikongoro, ngo bazatura ibintu. Abisha abantu bakabihisha kera bazabivuga, abakuyemo moda bazabivuga. Tata we abibaga amafaranga kuri gishe za babosi bazabivuga ngo bazatura ibintu ariko igihe cyarenze. Tata we abakobwa bo ngo bazazira rwishi n'abasore ngo bazazira ibintu barara ku matelefone. Aro icyuki uwo ni uwa mbere uri uwanjye, uwa kabiri aro kanyanya nawe uri uwanjye, aro kaneke nawe uri sheri wanjye wa mbere, aro gatoki we tuzabana iteka. Ibyo ngo bizabarimbuza. Ayo manyanga murarama yo kururima zabarimbuza, kuko umwuka wera arabenga, umwuka wera aranena. Abaje gusenga haleluya. Nicyo kintu cyo kizaba bazatura igihe cyarenze, bavuga ibyaha byose bakoze ariko igihe cyageze gute cyarenze. Icya kabiri ngo abapagane bo bazabimenya baze kwishima hejuru ingirwa abakristo zasigaye, ngo bazasohoza ubuhanuzi bwo muri Yesaya 14 umurongo wa 10 ngo babwire ngo namwe se mwasigaye ego ko nazananga zanyu. Yesaya 14 kwasoma ego ubaye umunyantege nkeya nkatwe usha kwisasira inyo wiyerose izindi se nawe uri bubishobore se da ko twebwe twamondoye kera. Niwatubwiye ko wavuye ku nzogara, bajya gutubwira ko udasambanara, bajya gutubwira ko wera, bajya gutubwira ko uzajyayo, ko twakubonanaga amapendo n'amakositimu n'amakaravate, ko twabona gukomeye mu idini ry'iwanyu. Udusanze ute? Ikuzimu harakwasamiye, nawe harakwasamiye. Udusanze muri quartier yacu uje ngo bazaboroga bamenye ko impanda yavuze. Torero ndabifuriza kuzumva impanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Cya gatatu ngo ni abantu biyitiriye ko bakorera Imana aho ngo bazahora n'ikaga gakomeye. Abakora umurimo nk'uyu wanjye n'abari abicaye hariya n'abandi bataraha ngo bazahora n'ikaga gakomeye. Umuntu wese uzasigara yitirira ko yari afite idini ayoboye, ngigirwa abakristo n'abapagani ngo bazabaciraho amashati, ngo bazabagaho igitero gikomeye, ngo baze babashegeze, ngo babavutagure, ngo babaze ngo mwatwigishaga iki? Mwishakiraga indamu gusa, ntabwo ibi mwabitubwiye. None abandi bagiye mutarabitubwiye, mwaduhozaga mu gipindi gusa. Ngo babashegeze, nibamara kubashegeza ngo nabo babasubiza abayobozi b'amadini basigaye, bababwira ngo nimutuveho natwe ntaho twagiye, twese turi kimwe. Icya kane ni ikuzo ry'abazaba bagiye. Bibiliya iravuga ngo nimwugurura amarembo, ishanga ryera ryinshi. Mwugurura amarembo, ishanga ryera rigira gute? Ryinjire. Nibwo ubukristo bwabo buzahabwa agaciro.
Pawulo yandika yaravuze ngo abazaba barasinziriye natwe abazaba bakiriho, impande zavuga tuzamuke dusanganira umwami, ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Arangije avuga ngo nimumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo, tuzabana n'umwami iteka ryose. Tugiye gusenga Imana. Mbese witeguye gusanganira umwami? Mbese nta guhisha ibyaha mu mubiri wawe uzapfa? Nivuga se nyabusa kitazareba titiri ufite kitazareba se amaboko abiri bakuramukisha, kitazareba se imyaka umaze. Reka n'ugutwi kuzayumva. Nabera abaziranenge nibo bazabona Imana, abaje gusenga. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ntimugahishe ibyaha mu mibiri yanyu, izagira gute? Izapfa. Ayaya, ndimo guherekeza abakristo, ndi umuyobozi w'itorero. Ejo bundi naherekeje umukristo ndatitira, soreze kuraka kugira ngo dusenge, ndatitira. Duhora twiga. Yararembye, arwaye arembye, musanga mu bitaro, sanga yarapopotse, umubiri waramwanze. Ndamwegera ndamubaza nti nta kibazo mu bugingo ufite? Arambwira ngo ntacyo. Ndamubaza nta kibazo mu bugingo ufite? Nta kintu kikubabaye wahishe cyatuma utagenda? Arambwira ngo ntacyo. Naho kumbi imbere yanjye hari haje undi baraganira, amubaje nk'icyo kibazo mubajije, aramubwira ngo afite ikibazo kimwe, ndashaka kugenda umwuka akambuza, ndashaka kugenda umwuka akanyongorera akantongera urutoki ngo tunganya kiriya. Uwo mwere data aramaze ngo icyo gutungira urutoki ni igiki? Naratitiye. Aramubwira ngo ni ibiceri 300. Ibiceri 100 ngahe? 300. Bimeze bite? Nibyo nagujije runaka, namubwiye ko nzayamuha, none nararembye sinayamuhaye. Ni 300 ntabwo ari 3. Umva yewe, ni 300. Harya wowe wari yangahe? Ntuza wewe wari yangahe? Wari yangahe? Wahejeje angahe? 300. None ugende yanyishyurire, umwuka arimo kutunga urutoki ko aya mafaranga ngomba kuyishyura nkabona nkagenda. Ni 300, ni turasa. Ntabwo ari 300, ni ibiceri 300. Wa muntu wabwiye itariki warayirengeje, ntago njyana wanduye, tuma bakwishyurire 300. Baragenda baramwishyurira. Iryo joro yarayagiye, babitanze mu buhamya, ndatitira nibutse imyenda ndimo, ndavuga Imana inyongerere iminsi mbanze nishyure. Aya abakristo, iyo uvuye mu nzu y'abandi Kimisagara ukagira Remera, Kimisagara urahambura ugakomeza ubukristo. Iyo uvuye Remera ujya Kicukiro, inzu urayambura ukagenda uri umukristo. Iyo usanye icyemezo gakiniro cyangwa n'ahandi uzana icy'ubukristo, ariko iyo wavuye ntiwahasabye imbabazi, umwuka wera yazakongorera nawe, ariko akongorera uyu munsi. Haleluya torero. Hishura ibyo bintu hishe mu mutima. Byarantangaje, ndimo kubona ubuhamya bw'abantu bagenda, ntangaje dufashe cyane, ntangaje tugiriye neza. Undi we yagiye kugenda atunganya ibintu byose, ahamagara abantu basaba imbabazi, abamubarira imyenda, aratengeneza. Yari yaragiye muri ndi torero, amaze imyaka nk'ingahe yaragiye, twarasenganaga. Umwuka arazara mwongera aramubwira ngo nubwo wagiye muri ndi torero, nubwo uhamagaye abantu bose ukabasaba imbabazi ni sawa, ariko hari icyo mutungira urutoki, ntabwo urenga ahangaha utagikemuye. Ikihe? Hari amafaranga wahize kera muri rya torero wabagamo, wahagaze ahera uravuga ngo uzayatanga, ntabwo ari impanganya bageri wacu. Tuma umudamu azasaba imbabazi ayishyure, ubone ugende. Ahamagara umudamu arambwira ati umwuka nyibukije 20 nahize aho nasengeraga, atagisengera. Mukambwira ugende bikemure, kuko iwacu tutajyana indi manganya. 5 uzayaguha ejo, 10 uzayaguha ejo wundi,
20 nzagwa mu minsi 2. Ntabwo wakumva impanda, ntabwo wakumva impanda. Ndabifuriza kuzumva impanda, ndabifuriza kuzasanganira umwami. Duhaguruke dusenge, duhaguruke dusenge. Isuzume. Numara kwisuzuma, nushaka kurambura ikiganza ngo bagusengere, umwanya urahari naho twatahira. Isuzume. Harya uracyari ibihemu muri banke, iyo mvuga iracyabaho, warabihejeje. Harya ngo nta uzabimenya kuko abikorera hiherereye. Imana ivugije impanda iturutse muri twebwe. Ihane, ihane, ihane. Uyu munsi ni wawe. Ihane. Harya ngo bimeze biti wawe. Ihane, ihane. Tuzasanganira umwami. Harya kwa shabuja utwara kangahe ugasiga kangahe. Ihane, ihane. Uyu munsi ni wawe. Harya ngo bimeze biti. Harya bimeze biti we na madamu. Harya ngo umudamu wawe ntabwo yamenya konte yawe. Madamu, umugabo ntabwo yamenya konte yawe. Ibyo umwuka wera arabizanga. Kereka umudamu wawe niba ari icyayaya, niba ari umujura. Harya ngo bimeze biti. Muri izo si zombi niyo uhisemo. Ese Kristo aje mwagenda. Erega habaho n'impanda y'umuntu ku giti cye. Ugiye wajyana iki? Ona babwiye se ntiyagiye. Reka dusenge, reka dusenge.